ndavugana nawe uhagaze mu kibazo, wowe byacanze uri kureba iburyo n'ibumoso ukabona inzira zose zirafunzwe. Hari umuti nkuboneye, no gupfuka mu gasenga. Nubona ibintu byose byanze ukabona birarangiye, ukabona nta nzira, jya wicara upfuka musenga. Pawulo na Sila barasenze, imiryango ya gereza irafunguka. Shadraka na Meshake na Abedenego basengeye mu itanura ry'umuriro rihinduka pisine, baratembera. Oria barafos. Iyo dusenga, Daniyeli yasenze iminsi 3, intare zagombaga kumurya. Daniyeli zimubera matera, aziryama hejuru, yaragombaga gupfa. Wiringiye abantu baraguhemukira, ariko hari Yesu utaguhemuka. Nibangahe wizeye bakaguhemukira, nibangahe bagupromesinze isezerano bakaryica. Aho ngaho wabona ugiye gusebera, ndagira nkubwire ngo Imana yanze guseba. Aho ngaho byari bigucanze ugiye kumwara ku musozi aho utuye, Imana yanze kumwara, igiye kukurengera. Ndabona abamarayika bamanukana umuvuduko udasanzwe kugira ngo bagukure muri icyo kibazo utarakogwa n'isoni. Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kukurengera muri ibyo bihe bibi, yiteguye kukurengera. Humura, ntabwo uzakogwa n'isoni. Bantu bagukuyeho amaboko barakwirengagiza, bantu baravuze ngo uzamwara, bandi baguhaye iminsi yo guseba. Hari ijuru ryiteguye kukurengera udasebye, hari ijuru ryiteguye kukurengera utamwaye. Imbabazi z'Imana ziracyari ku ngoma. Niba hari ijambo Imana yavuganye nawe, utangariza abadayimoni n'abarozi muri uyu mugoroba, ubabwire ngo mwinyihebesha, bizi neza ko Imana izangirira neza. Haleluya. Wikwihebesha, dufite amakuru ko Imana izakugirira neza, dufite amakuru ko Imana izakwibuka. Ibyo bihe bibuhagasemo biri gutera ubwoba, bifite itangiriro ariko bifite n'iherezo. Haleluya. Muhereze ikiganza umubwire ngo biri ureba, nubwo bikugoye ariko bizarangira. Nubwo ubona ko bikugoye, nubwo ubona ko nta nzira, humura, bizagira gute? Aho ngaho warebaga ugiye gusebera, Imana igiye kugutabara. Aho ngaho wabonaga ko bigucanze, Imana yiteguye kukurengera. Muri ibyo bibazo ubona nta nzira, aho ngaho ubona ko bidafite ishusho, Imana iri inyuma ya biriya bibazo. Humura. Aho ngaho ukabakabuka habura Imana, Imana iri kumwe nawe, witinya. Aho ngaho uri kubona bigiye kugucanga ukamwarira, Imana iri kumwe nawe. Nyuma ya kiriya kigeragezo, nyuma y'icyo kigeragezo cyinjiye mu rugo, nyuma yacyo gihetswe n'igisubizo cy'Imana. Hari igihe Imana ikureka gatoya, abantu bakavuga ngo turamufite, abandi bakavuga ngo uramwara, abandi bakavuga ngo ntuzabisohokamo, abandi bakavuga ngo uzandagara. Ariko reka nkubwire, igihe abantu baguhaye cyo kumwara, Imana igiye kugitesha agaciro, ugiye kwinjira mu gihe cyo kunezerwa. Ikosa rya mbere Imana itakora, ntishobora kugutabarira ku musozi utasebeyeho. Imana izagutabarira kuri uriya musozi wasereyeho, umusozi bakwambikiyeho igisuzuguriro, umusozi bakwambikiyeho urubwa, ni nawo musozi Imana izagutabariraho. Umvira ijambo muri uyu mugoroba, uretse kuva muri iyo karitsiye, Imana ibanze gutabare babibone. Uretse kuva aho ngaho utuye, uretse kwimuka, uretse kugenda, abantu babone Imana itabara. Uretse kugenda, abantu bareba uburyo Imana itabara, batazagira ngo irabeshye. Hari igihe uhagarara mu kigeragezo, umuntu wese akakuvuga uko ashaka, umuntu wese akakubara uko ashaka. Bariza umuntu ngo nawe byakugezeho. Hagarara mu kigeragezo, n'uwo wizeraga ko ari inshuti yawe, yamara kumva amabanga yawe, akaba ari ukujyana muri karitsiye ngo urapfuye, uramwaye, urasebye.
iyo uhagaze mu kigeragezo abantu bose bakuvuga uko bashaka, bamwe bakora ibyaha bakabigutwerera. Sikwagara mu kigeragezo ukabwira umuntu ibibazo uri kunyuramo, uzi ngo ni inshuti yawe ngo iragusengera, mwamara gutandukana ati murabizi runaka aramwaye arasebye arapfuye. Telibeni ya sarigari yahagaze mu kigeragezo, nabo musengana bamwe bavuga ko ari Imana yaguhanye, abandi bakavuga ko wasenze nabi. Kubera ko uhagaze mu kigeragezo nta muntu n'umwe wakugirira imbabazi uretse Imana yonyine. Gira umuntu muri Kongo ceceka mu kibazo, kuko nta muntu n'umwe wahagukuraho Imana igusize. Aho Imana igusize nta wahagukura uretse yo. Yaba imiryango ikomeye ntiyahagukura, yaba muvukana ntibahagukura. Uzi kuvukana n'abantu bakize ukaburara bari kumena ibiryo. Muririmbyi yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro. Biravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange Yesu arabaruhura. Kuvuga Icyongereza ntibyakuruhura, kugendera muri Range Rover ntibyakuruhura, kugenda mu ndege ntibyakuruhura. Iyo tugeze imbere ya Yesu turushe tujya turuhuka mu mutima. Umuntu agendera muri Range Rover ariko akarira kubera ko nta mahoro ya Yesu afite. Umuntu arara muri etaje akabura ibitotsi kubera ko adafite Yesu. Umuntu yambara base nziza ariko akarira. Umuntu yambara inkweto ihagaze ariko akarirana nayo. Ariko iyo tugeze kuri Yesu turushe tujya turuhuka. Iyo tugeze kuri Yesu turushe tujya tubona ihumure, tujya twakira amahoro abandi badafite. Abantu barahinduka ariko Yesu ntabwo ahinduka. Abantu bagusezeranya ibyo batazasohoza, abantu bakwemerera ibyo batazakora, abantu barakubwira ngo tuzagushyigikira, nyuma y'igihe gito akaba aribo baguta. Ariko Yesu mubana mu bihe byose, mubana mu bihe by'umubabaro, mubana mu bihe by'akaga, mubana mu bihe isi yose yaguteye umugongo. Yesu akomeza kubana nawe. Abakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati nibo bamuteye amabuye Sawuli ari kumuhiga. Abo ngabo bakubwira ngo baragushigikiye barakwemera, igihe wageze mu kaga nibo bakujugunya mu gobo. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Imana ibwira Yakobo ngo nzaguheka kugeza imvi zibaye uruyenzi. Ababyeyi mwese mwabyaye, iyo mwana agejeje mu myaka 3 akubwiye ngo arakujya mu mugongo wanamukubita inkoni zikamujya, ariko Imana iguhekana n'umugore wawe, iguhekana n'umugabo wawe, iguhekana n'abana bawe, iguhekana n'abuzukuru bawe, ukarinda isaza. Imana ikiguhetse ku mugongo wawe. Ariko Yesu agukunda uhengamye amaguru, agukunda inkona zimanuka, agukunda wambaye, agukunda ushonje, agukunda waburaye, agukunda inshuti zikuvuyeho, agukunda abantu bakwihakanye. Yesu mubana ibihe byose. Tuge kwinjira mu mwanya wo gusenga. Bwira umuntu muri Kongo uzatakaza ibintu byose ariko ntuzatakaza Yesu. Imana nigukure ku gisasiro cy'amarira, Imana nigukure ku gisasiro cy'amarira. Ijoro rurira reka Imana iri kwibagize. Iyo ngwara nayitegeka nikuveho, ayo madeni nakuye kure, iyo ngwara nive mu mubiri wawe, iyo diabete nigende, iyo kanseri turayirukana. Ndahamagara imbaraga z'Imana kugutabara. Reka Imana igutabare muri uyu mugoroba. Turirukana imyuka mibi, ibitego by'Imana byose turabyirukana, imbaraga z'umwijima turazisenya. Reka Imana ibohora ubuzima bwawe. Iyo ngwara ntabwo ari iyo kukwica, niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Riya boshe keterebos
zamura isengesho ryawe dusengana Imana. Imana yabasha kugutabara. Turahamagara imbaraga z'Imana. Ndahamagara gukora kw'Imana. Ndahamagara ubutwari bw'Imana. Imana nigukure muri ayo madeni. Imana nigukure muri ubwo bushomeri. Imana nigukure muri aho ngaho udafite icyerekezo. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Imana yumva gusenga kw'abera. Reka imbaraga z'Imana ziganze. Hamagara Imana igutabare muri uyu mugoroba. Ayo marira urarurira Imana yagukura imbere. Ayo madeni reka Imana yishure. Uwo mubabaro wawe turawusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Reka Imana igutabare. Reka Imana ikwishyurira iryo deni. Reka Imana igukize iyo ndwara. Ibyo birari wawe turabisenya. Ayo mapusi turayirukana. Aba bana bawe babuze ubwenge ntibakira ubwenge. Imana ntiguhereza ijambo muri uwo muryango washakiyemo. Bwira Imana ikikugoye muri uyu mugoroba. Ayo madeni yabwira Imana. Ubwo bukode bubwira Imana. Ubwo bushomeri bubwira Imana. Iyo nzara iri wawe yibwira Imana. Telala sarigari ya fasi.